rwego rwo gukomeza dusoma Bibiliya rero, nubwo tuyisoma kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, nasanze ari byiza kujya nsangiza abantu ibyo nsoma, nkabibasangiza kugira ngo namwe musome. Wibuke ko ibyo mba nasomye iby'ingenzi mfatamo nabyita ibyanjye, ariko nkabibasangiza kubera iki? Kugira nawe ubisome ubyite ibyawe ubimenye. Niyo mpamvu ubona abantu bibaza ati se kuki Imana mpambaza ngusenga amanywa nijoro nta bintu bihinduka. Shaka Imana ku bwawe, usome ijambo ku bwawe, yego nubwo waza ugasangizwa ibyo tuba twasomye, ariko biba byiza usomye Bibiliya ubwawe. Njya mbaza abantu ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 60, 70, 80, yewe n'ijana, ese wigize ufata umwaka umwe n'uyu umwe ngo usome ijambo ry'Imana? Ibaze nawe wisubize, kuko urufunguzo rw'ukuri rw'ijuru ruri muri iki gitabo. Imana yararuguhaye, fungura usome. Ibyo maze iminsi nsomye rero Ingoma 2 kuva kuri 23 kugeza kuri 29. Reka turebe iby'ingenzi ngenda nandika bituma twibaza uko twageze muri ubu buretwa turimo, uko twageze muri ibibazo nk'ubwoko bw'Imana. Wibuke ko nkubwira iteka ko ubwoko bw'Imana bari abirabura, ibintu ntashidikanya. Abazungu bajemo nyuma, bije muri ibintu by'Abaroma, nibwo bajemo nyuma. Ubwoko bw'Imana bwari abirabura 100% bidasubirwaho. Ibyo ni ibintu mfitiye gihamya, nahagararaho nkabyemeza kandi nzi ko ari ukuri. Yuda niba bari muri Amerika, n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Reka turebe rero ukuntu twageze muri ibi bizazane, muri aya magorwa turimo na maginga ya. Ingoma 2 23 29. Wibuke ko ngusomera iby'ingenzi ngenda nsoma iyo nsomye Bibiliya. Tuvuge nk'ubu nihaye kuyisoma uyu mwaka kugeza umwaka utaha, kuko natangiremo hagati. Noneho abankurikira babona aho tugeze ku ngoma ya 2 23 39. Ingingo rero navanyemo hano 27. Reka nzigusomere. Imana ivuga ku byerekeye abahungu ba Dawudi. Imana yavuze ku byerekeye abahungu ba Dawudi ko itazabareka, abazamukomokaho izabaha umugisha. Joash rero ubwo nabaje nyuma, yari afite imyaka 7 ubwo yatangiye gutegeka. Joash yiyemeza kongera gukora ubwami bw'Imana, inzu y'Imana arongera arayubaka. Urumva ko hazagamo abandi bagacamo bagakora bibi bidashimisha Imana, noneho hakaza abandi bagakora ibishimisha Imana. Nuko rero batesukaga ku murongo w'Imana, Imana nayo ikabareka, ariko hakaza abandi wenda nk'ubu Joash. Urumva ko yongeye kubaka inzu y'Imana. Imana iravuga iti, ese ni ukubera iki udakurikiza amategeko yanjye? Kuki udakurikiza amategeko yanjye? Ese bikumarira iki kutayakurikiza? Ko bituma udatera imbere, bituma utagira amahirwe, bituma utagira umugisha, ugira ubutunzi n'ubutware bumeze neza. Imana irakubaza ati, kudakurikiza amategeko yanjye. No kuvuga ngo natwe biratureba. Kudakurikiza amategeko y'Imana bituma nta kintu tugeraho. Turamutse twiyemeje tugakurikira amategeko y'Imana n'umutima wacu wose, nzi neza ko Imana yaduha ibyo dushaka byose. Niryo banga. Imana iravuga rero, kuba warandetse nanjye nzakureka. Iyo uretse Imana nayo irakureka. Niyo mpamvu duhora twibaza tuti, Mana uri he? Nubwo tuba tutayishaka tuyireka nayo ikatureka. Umwuka rero w'Imana wagiye kuri Zakariya, umuhungu wa Joyida, wari umwigisha. Uko Imana yamukoresheje ari cyo gihe Joash wari umwami yibagiwe ubwiza, ineza Joyida yamugiriye. Zakariya yari ise wa Joyida. Noneho yabigenje ate? Yishe umuhungu we. Uretse uko byagenze, yishe umuhungu we, ariko umuhungu we mu gihe yari ari gupfa aravuga ati, Mana urebe witegereze ibimbayeho uzamporere. Urumva Joash yatangiye neza, yubatse inzu y'Imana. Ari ryo somo tugomba gukura muri ubu buzima turimo. Tumeze neza, dutangiye neza, turagenda neza, ariko iyo unyereye uko byagenze, yatumye umuhungu wamugiriye neza yicwa, baramwishe. Noneho mu gihe ari gupfa ari gusamba aravuga ati, Mana ndebera ibimbayeho uzamporere. Turebe rero, nicyo gihe Abasiriya baraje bacira urubanza Joash. Bamaze kumucira urubanza, bamwicira mu gitanda cye,
bitewe n'iki abaja n'abagaragu be nibo bamugambaniye, nuko nguko byamugendekeye arapfa kubera amaraso ya Joyida, amaraso y'umwana yamennye uwamugiriye neza niyo yazize abagaragu be. Nuvuga ngo ibyo dukora byose abantu baba bareba. Iyo ukoze nabi byanze bikunze abantu bazavuga bati uyu muntu yakoze nabi, reka tumugambanire natwe dutume yishyura ibibi yakoze. Urumva ko aribyo byabaye kuri Jowash. Arangije Abasiriya baramwivuna bamwica mu gitanda cye. Nuko rero Amaziya azaho akora ibyiza mu maso y'Imana, ariko ntiyabikorana umutima we wose. Ibi bintu ntabwo nari mbizi nanjye, ushobora kwibwira ngo gukora ibyiza bishimisha Imana, ariko ukaba ubikora udafite umutima wose, umutima wawe utariho wose. Nahise nibaza ndavuga nti uzi ko abantu benshi dushobora kuba twibeshya ngo turakora ibishimisha Imana, turakorera Imana, tukabikora igice, tukabikora umutima wacu utabiriho. Niryo somo nahise mvuga nti ibi biratuma mbisangiza abantu. Harimo n'izindi ngingo nagiye nsoma, nk'iyi ngingo ushobora kubona umuntu wese, nubwo ijambo tuzi ko ritubwira ngo ntabwo uvuga wese ngo mwami uzajya mu ijuru, ariko hano urabona ko Imana yaduhaga umurongo tugomba kugenderaho. Bari babizi. Abami iyo bazagaho, nibyo nibajije nanone kare, urumva habaga hari uruhererekane rw'abami. Ubazagaho wakoraga neza, wakoraga nabi, neza, nabi, neza, nabi, nabi, neza, gutyo. Noneho urabona nk'aha ngaha ushobora gukora ibintu ukavuga uti ndi gukora ugushaka kw'Imana, ariko mu maso y'Imana yes wenda biragaragara abantu gukora ugushaka kw'Imana, ariko imbere y'Imana, Imana ntabwo ibona ko uyiha umutima wawe wose. Imana irabaza iti urumve ba bantu bavuga ngo bari gukora ibintu byiza, Imana ikababaza iti ese nuko cyo bagiye gushakisha izindi mana zitigeze zigwa agakiza, zitagwaye intsinzi cyangwa se ngo zitume utazitsinda. Umve hari igihe tubona ibintu mu buzima ukavuga uti wama biriya bintu, kandi biriya bintu ntabwo bikubere ibyawe. Imana yawe ibyo yaguhaye nibyo bikubereye, ariko twajya kwirukankira iby'abandi. Tumenye kunyurwa, duce bugufi tunyurwe. Ntutume umutima wawe wishyira hejuru, utuma umutima wawe uca bugufi. Ntutume umutima wawe wishyira hejuru. Turabizi twese, biragaragara kamere muntu buri gihe kukituganza. Tugeze ku bintu tutangiye kuzamuka, byanze bikunze kamere muntu ntibura kwishyira hejuru, ntibibura kwishyira hejuru. Nibyo tuzira iteka, nibyo tuzira. Reba hano, ni gute ushobora gucokoza amagorwa? Twebwe ducokoza amagorwa mu buzima bwacu bwose, buri gihe tuba duhanganye no gucokoza amagorwa, kandi ayo magorwa atuma tugwa. Hano Imana iratanga urugero rw'ukuntu Isiraheli na Yuda banze kuyumvira bakagwa. Natwe rero dufatiyeho urugero mu byo dukora uyu munsi ku munsi. Hari igihe umeze neza, ariko avuga uti okay, nagiye gucokoza ariya magorwa, ntabwo naba ndigabo, ntabwo naba ndi umuntu ukomeye. Ukagenda ugacokoza ayo magorwa, ibizakubaho Imana irabyandika kandi iravuga neza ngo iyo ucokoje amagorwa atuma ugwa, byanze bikunze atuma ugwa. So ubwo rero Uziya yazamukaga akomeye, yariyumvise koko ariyemera. Uziya akuza akomeye ariyumva, amaze kwiyumva rero niryo ryari rimuka rye, niryo ryabaye igwa rye. So ntabwo yari agikora gushaka kw'Imana, yaciye ukuburi n'Imana. Noneho bigenda gute? Yumva ko afite ingufu, yinjira mu rusengero rw'Imana aho batwikiraga ibishimisha Imana. Nibwo rero yinjiyeyo, amaze kwinjira uretse wumve ibyabayeho. Amafunguro rero aho bagiraga bayokerezaga, biriya byotswe bibotsaga, ntabwo wari wemerewe kuhajya utari umurewe. Yagiyemo rero ajya kubyotsa, uretse wumve ko byamugendekeye. Noneho abigisha baramubwira bati nyamara ibyo wakoze ni bibi, ntabwo wari ukwiriye kujya hariya. Yakoze iki rero? Kwa kwishyira hejuru, uretse wumve yumva ko ari umwami, yarabarakariye. Ni ukuvuga ngo umwami w'icyo gihe kumubwira ngo wakoze ikintu kibi, tubishyire muri iyo context. Muri icyo gihe
uko byagenze, wumva umujinya yagize umujinya ukomeye cyane, arabarakarira. Ariko mvuko Imana nayo ikora, wenda yari no kubica ntiwamenya, ahubwo Imana yahise imuteza kuba nyamweru. Nyamweru mwuzura he mu maso hose, ahinduka nyamweru mu maso hose. Noneho baramubwira bati vamo wirukanke, avamo yirukanka nawe. Nuko nguko yavuyemo yirukanka, ariko yamaze guhinduka nyamweru. Kuba nyamweru icyo gihe ryari nk'ishyanga. Uretse uko byagenze, uvuga ni Imana ihana abantu batayikurikira cyangwa se bakiyemera bakishyira hejuru. Amaze guhinduka nyamweru rero, icyo gihe yarakomeje abanyamweru kugeza apfuye. Kubera rero ko yari nyamweru, icyo gihe bahise bamuha akato ajya mu nzu ye. Yari umwami, wumve, umunota umwe wari umwami, uhise uba nyamweru, uhise uhabwa akato. Umwami, nyamweru, akato. Nabisomye ndavuga nti Imana dushobora kuba tuyikinisha tutabizi kabisa. Dushobora kuba dukinisha Imana tutabizi. Umve, umuntu yari umwami mu munota umwe, ahita ahinduka nyamweru, ahita ahabwa akato. Bitaguhaye isomo sinzi ko wabutekereza. Nahise mvuga nti Imana, nce bugufi, ntaguca bugufi, ndagusabye, ntaguca bugufi. Twiyoroshye, twicishe bugufi, twihane, dukurikire Imana, twibuke igitinyiro cy'Imana. Ibintu bine bigomba kuturanga: kwicisha bugufi, kwihana ibyaha byacu, kubaha no gukurikiza Imana, no kugira igitinyiro cy'Imana. Ibyo bine ni ukuvuga ngo usiya hano ibyo byose yarabibuze. Umva ibyamubayeho, yahise ahinduka nyamweru, ahabwa akato. Noneho rero haza Jotamu, wari umuhungu wa Uziya, arakomera cyane. Kubera iki? Kubera ko we yahise akurikiza inzira z'Imana. Amaze gukurikira inzira z'Imana rero, akora ibigaragara neza mu maso y'Imana. Byose abikora nk'uko Uziya yabikoze. Ariko wumva ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira icyo atakoze ni ukwinjira mu rusengero rw'Imana ngo ajye kotsa imibavu, ajye kotsa ibishimisha Imana. Ibyo nibyo atakoze. Ni ukuvuga ngo nyine yarebye ibyabaye kuri Sara, avuga ati ibi bintu reka mbihindure muri ugushaka kw'Imana. Nuko tugomba kubigenza, tukigira ku makosa yagiye tubaho n'amakosa y'abandi. Ibyo twagiye tunyuramo ntitwongere kubyijandikamo, kuko kugira ngo ujandukemo imbabazi n'ubuntu by'Imana gusa. Ijambo ry'Imana ritakuzamuyemo ngo rikujanduremo, ubamo akaramata bikakurimbura. Turebe rero, urumva ko Jotamu yagize ubwenge, noneho we akora ugushaka kw'Imana. None rero Imana irakubaza iti, ese ibyaha byawe ufite wakoreye Imana ntabwo biguhagije? Ntibiguhagije? Menya ko uburakari bw'Imana bukuri hejuru, bukuri ku gakanu. Niyo mpamvu Imana ifata igihe. Imana iratwihorera kugira ngo twihane. Ariko kuki tunangira imitima yacu? Imana irakubwira kukwibutsa iti, menya ko nudakurikira inzira zanjye uzahura n'akaga gakomeye. Urumva rero, ntiwishimire guhamagara ibibi mu mutima wawe cyangwa ngo wishinje, kuko uhora wishinja uticuza ibyaha byawe, Imana irakuzirikana. Utabyicuje ngo bivemo, Imana izaguhana. Turebe rero, Imana yacishije bugufi Ubuyuda, kuko Ahazi wari umwami wa Isiraheli. Yatumye n'Abayuda nabo bakora ibyaha. Wibuke, umwami Salomo amaze gutanga, Isiraheli yacitsemo kabiri. Sinzi ko mujya mubyumva. Igice cya ruguru cyari gifite ubwoko 10, n'igice cy'epfo cyari gifite Yuda na Benyamini, bari hepfo. Urumva rero uko bigishanaga gukora ibyaha. Ahazi wari umwami wa Isiraheli yatumye Yuda nayo ijya mu byaha. Noneho rero Ahazi amaze gutuma Yuda iba mu byaha, batatira igihango n'Imana nabo igiye kubarimbura.
irabarimburana. Wibuke ko ubwoko 10 nibwo bwabanje kugenda Ashuri bumarayo imyaka 135. Nyuma y'imyaka 135 Yuda nayo ijya Babuloni imarayo imyaka 70. Baza kugaruka, ibyo bintu nabyigishije tubiganiraho ukuntu bagarutse bamaze kugaruka. Impamvu bo nuko abaruguru bo bari baragomeye Imana byahatari bikomeye cyane. Wibuke Jerobowamu wari warahawe ruguru na Robowamu wari warahawe epfo, bagize amakimbirane. Jerobowamu avuga ko no, dufite ubwoko 10, ntabwo dushobora gukomeza kugenda kwambariza Imana hara epfo i Yerusalemu, tugomba kubazana nibo bake. Bari ubwoko bubiri, wetse wumve yari Imana irakomeye cyane. Kubera ko bari ubwoko bubiri, abaruguru bari ubwoko 10 bumvaga ko abepfo iby'Imana yagennye kuzajya bajya gusengera hepfo Yerusalemu bigomba kuvaho, bakazajya bazamuka ruguru kujya gusengera i Samariya. Noneho nibyo byatumye bacika, baravuga bati no, natwe turi ubwoko bwinshi, turi ubwoko 10, reka twiyubakire za mana zabo z'amazahabu. Nibyo Jerobowamu yakoze, kandi ukuntu Imana yari yaramuhaye ubwami. Jerobowamu yavanye ubwami, yari umugaragu. Umuhanuzi aramubwira ati Imana izaguha udutambaro 10 muri udutambaro 12, ubwoko 10 muri 12. Nabarabira ati no, ntibishoboka, umugaragu nkanjye ni gute yaba umwami. Ibyo bintu iyo mbitekereje birandenga buri giteka. Wari umugaragu, Imana iguhaye ubwami, ubaye umwami, ariko urarenze uravuze ati no, ndakora ibinyuranye no gushaka kw'Imana. Nuko rero byagiye bigenda. Numva ko n'igihe bahazi hano, Ahazi nawe yatumye Yuda najya mu bicumuro, Imana irabivunira rimwe uko bagiye mu bunyago, na nubu akaba ibyo bidukurikiranye. Nibyo bidukurikirana n'uyu munsi. Noneho rero icyo gihe hazaho Hezekiya abigenza ate? Yongera, urumva icyo basimbutse, bafunze n'inzu z'Imana barazifunga. Bamaze kuzifunga bacukubiri n'Imana irabahana nyine, ko nabikubwiye. Nyuma nibwo Hezekiya yagarutse afungura imiryango y'inzu y'Imana, arongera anayisana, kubera ko we yamenye ko base na basekuruza bagomeye Imana. Yarabizirikanye. Urumva ko ni ibintu nabonye bagenda babwirana, barabihererekanaga. Hezekiya yaje aravuga ati ibyo bandata bakoze uko Imana yabagenje narabibonye, reka ahubwo njyewe nongere mfungure imiryango y'inzu y'Imana nanayisane, nyisane. Noneho ikintu cyari kibi akivana mu maso y'Imana, akora ugushaka kw'Imana. So niyo mpamvu inuza Imana yavuze iti Yuda weho uburakari bwanjye buri kuri weho. Niyo mpamvu Imana yavuze ati Yuda uburakari bwanjye buri kuri weho, nawe Yerusalemu uburakari bwanjye buri kuri weho. Noneho Imana ituma bicwa n'ipfunwe n'ikimwaro. Noneho bigaragara amaso yose kugeza na n'ubu tukiri mu bucakara. Ibi bintu nibyo byatumye nkora n'iyi video kugeza na maginga ya na n'uyu munsi turi mu bucakara, kubera ibyo bakoze. Ibyo bakoraga, urumva nibo bakoraga neza, abandi bagakora nabi. Bigeza he? Biza kuri Salomo avaho, haza Jerobowamu. Ibyo bakoze bose kugeza muri 70 Abaroma batwirayemo, baducuramo inkumbi, tukaba turi mu mpande enye z'isi aho dutandukanye. Urumva ko kugeza n'amaginga kuba ibyo bintu umva ukuntu bikomeye. Iri jambo riva muri iyo myaka 1000 tutari twanabaho kabisa, imyaka 1000. Ariko ibyabaye tukaba tubibwirwa byanditse neza, biri hano neza, nubwo benshi batabiha agaciro. Ariko mu ijoro ndi gusomera ijambo nibwo navuze Imana irakomeye kabisa. Ibi bintu byabaye icyo gihe, amateka y'icyo gihe na n'uyu munsi bikaba bikidukurikirana kugira ngo tubimenye, kubera ineza y'Imana, atari kugira ngo tujye duhora twibuka ko twagowe. No, kugira twibuke tuti ijambo ry'Imana kuba rero n'uyu munsi wibuka Imana ikubwira ngo ijambo ryayo rizahoraho, ntaho rizajya, byose bizashira biveho, ariko ijambo ry'Imana rizagumaho. Niyo mpamvu nakubwira nisoma ijambo ry'Imana. Nakiraga 2016 imyaka 8 iruzuye. Mbere yaho
nakubwira nti ntabwo nari mbayeho niba nkubwiye ngo ntabwo nari mbayeho nuko namenye ubwiza bw'ijambo, nuko namenye ubwiza bw'agakiza. Uyu munsi iyo ndyumvise tutavuga ati Mana warakoze, ariko ni gute yaba byashobora gusubiza ibihe inyuma dukora ugushaka kwa Imana ikavuga iti ufite igihe, genda ukora ugushaka kw'Imana kuva uyu munsi kugeza iminsi yawe yose yo kubaho, wigorore n'Imana, uyuzemo ijambo ry'Imana kugeza iminsi yawe yose yo kubaho. Niko konyine dushobora gushimisha Imana, nuko Imana izongera kutwibuka ikatuvana muri ubu bucakara. Dukomeze turebe rero. Ubwo rero niyo mpamvu ushobora kubwira umutima wawe, aribyo navugaga, bwira umutima wawe, gira isezerano n'Imana. Bwira umutima wawe, unambire utakambire, ubwira uti mutima wanjye gira isezerano n'Imana, Imana ya Isiraheli nyayo ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Gira isezerano n'Imana biciye mu mutima wawe kugira ngo Imana izakuvaneho umujinya wayo, Imana izakuvaneho uburakari bwayo. Jya mu isezerano n'Imana, ubwire umutima wawe ujye mu isezerano n'Imana kugira ngo Imana ikuvaneho uburakari bwayo. Imana yaguhisemo irakwiyereka. Imana imaze kuguhitamo, fata ijambo ryayo uryigisha abandi. Imana ikigusaba impamvu turaha, fatira ijambo ryayo uryiyandika ku mutima wawe, uryiyuzuzemo. Numara kuryumva waryize neza, urisangiza abandi. Icyo Imana idusaba, ijambo ryayo urisangiza abandi, kandi ntiwisuzugure. Urumva Imana irakubwira iti niba ufite ijambo ryanjye ntacyo utakora, ntiwisuzugure. Wikisuzugura rero. Icyo gihe rero mu gihe cya kera abigisha bishimiye Imana, bayokereza ibitambo, bafata amahene barayotsa, bayokereza ibitambo, noneho n'amaraso bashyira kuri alitari kugira ngo bereze Imana Isiraheli. Uko rero byagenze, iyo babonaga ibyaha byabo babaga barimo, abandi bakaza ari abami bashya bakanga ibyaha, bakoraga ibishimisha Imana kugira ngo Imana yongere ibishimire. Ni iki twakora uyu munsi ngo Imana yongere twishimire? Nuko twakurikiza amategeko yayo, tugasoma ijambo ryayo, tukaryiga, tukarimenya, tukarisangiza abandi. Aribyo tugerageza, ariyo mpamvu ubona tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo byibuze Imana natwe twishimire, kuko tuzi neza ko iyo wagiriye impuhwe ukagira agakiza, Imana ikaguha agakiza, nta cyiza nko guhamagarira abandi kuza mu gakiza. Reka turebe rero amategeko y'Imana yavuye ku Mana, iyahaye abahanuzi bayo. So ubu ngubu ugomba nawe kwishyira mu Mana, ukaba umuntu w'Imana koko, nta kindi kintu Imana igusaba. Amategeko yayo yahaye abahanuzi, tuyige, tuyamenye, tuyakurikize. Abavuga ngo amategeko y'Imana yavuyeho, abo sinzi aho babivana. Ijambo ry'Imana uko ryamye rimeze, uko ryameze, uko rizakomeza kumera ibihe byose ni rimwe. Imana niba muvuga ngo Imana ni imwe, ejo hashize, uyu munsi n'ejo bundi hazaza. Ni gute none wambwira ngo amategeko y'Imana yavuyeho none bikabe? Imana iravuga iti ntibikabe. Ibi nibyo bizatuma twiyunga n'Imana, kuko uko Imana ibitubwira, numenya amategeko yanjye nzakuvanaho umujinya wanjye n'uburakari bwanjye. Kuvuga rero ko umuntu ukubwira ngo amategeko y'Imana yaragiye, umujinya n'uburakari bw'Imana nitwibanire. Ntube nk'uwo rero, ahubwo kora ibinyuranye nk'uwo ushaka ko Imana amategeko y'Imana yakurikize, uyizirikeho niba binashoboka nk'uko kera babigenzaga, ariko ubishoboye uyazirike ku mutima wawe. Wa mutima wawe uwubwira uti mutima wanjye gira isezerano n'Imana, shakisha Imana kugira ngo ikuvaneho uburakari. Reka turebe rero 26 hano. Niyo mpamvu Imana yongeye kugira ite, yongeye kutugirira imbabazi n'ibambe. Ariyo mpamvu igiye kongera kutwiyereka kugira ngo tuzasubirane ubutware. Nuko tuzasubirane ubutware, abantu bose bari mu bubyutse ubu ngubu, abazi ubwenge bari gushakisha mu maso h'Imana kugira ngo Imana yongere twiyereke, twongere tuyihindukirire ibimana yacu, natwe tuba abantu bayo. Nuko nguko tuzacana iminyururu y'ubucakara twashyizwemo kubera ababana abakurambere bacu bagiye batatira igihanga Imana yacu, Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo.
tukaba turi muri aya magorwa uyu munsi turimo twibaza tuti kuki dukenye kandi dukize. Wibuke Imana irakubwira uti nubwo ukeneye urakize. Burya benshi ntibabyumva, Imana ibikubwira iti niba ufite ijambo ryanjye ntabwo wagombye kubuta ku bukene, ntiwagombye kuburira ubukene, kuko byanze bikunze ni ibintu Imana yatweretse, iratwereka ko bishoboka bibaho. Ukurikiye Imana nta na rimwe uzakurikira Imana ngo uganye cyangwa urire. Ubuzima n'ubuzima turi ku isi, ariko byanze bikunze ufite Imana ku mutima. Reka mbiguhamirize 100%. Ufite Imana ku mutima ukavuga ati Imana naratanye narayobye, mfasha uyu mwaka umwe, reka nshake mu maso hawe n'imbaraga zanjye zose n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, mushakishe ushaka Imana. Nibyo njya mbwira abantu, nutabona ukugira neza kw'Imana uzansaba icyo ushaka cyose nzakiguha. 27 rero Hazekaya abwira abantu, barishima, ibyishimo birabasaga kubera ko Imana yabishimiye nayo. Nuko nguko rero Imana yabishimiye, ibintu birakoreka mu kanya ko guhumbya. Hani ijambo riratubwira ngo ibintu byarakoretse, ko Imana bayishimiye nayo irabishimira. Nuko rero barishima, ibintu byose birakoreka nko mu kanya ko guhumbya. Nibyo nakubwiraga, ntabwo nari nabisomye hano, urabona n'umurongo wa nyuma nabivugagaho, mbivuga nti nugira ugushaka Imana, Imana ntikwiyereke, Imana ntibukemurire ibyo bibazo byawe, kuko wayishatse n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zose, Imana ntikwishimire, ntikore icyo ushatse. Nubwo ndi muntu uzaza ukinsaba nzakigukorera. Hari Imana iravuga iti barayishimiye nayo irabishimira, ibintu byose birakoreka nko mu kanya ko guhumbya. Urabyiboneye rero, ibi ni ibintu mba nasomye, ijwi ryanjemo, wibyihererana, bisangiza abantu kugira ngo nabo ubashishikarize gushaka mu maso y'Imana, kuko numenye ukuri, numenye ijambo ry'Imana, nibyo bizatuvana kuri iyi ngo y'ubucakara tumazemo imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Murakoze rero, Imana ibishimire. Shalom, shalom, shalom.